Yo guys, noneho Niyori ibintu byaharaniye agiye kubibura mu munota umwe. Niyori yaharaniye ubuzima bwiza none agiye gufata bubonye. Niyori kuri ino nshuro ntabwo tuzi nimba araza gucika urupfu. Niyori bamufatiyeho icyuma. Niyori batereje abantu bo kuba bamwica. Niyori kuri ino nshuro noneho urupfu ntabwo arucika amahoro. Ese guys, uratekereza noneho Niyori none aracikira he? Niyori wacu arapfuye. Niyori wacu agiye gupfa nyamba tongeye kumubonaho. Niyori wacu urupfu noneho rugiye kuba rwumugezeho byanga byakunda. Niyori bye birarangiye. Niyori ibyo yaraniye byo kuba yashaka uburyo yabanaho na Nyambo neza bishimye kuri uyu munsi bigiye kurangirira hano. Inzozi ze zose zagize zigiye kurangirira hano ho yicaye. Ese guys, urabona Niyori atagiye kuzira ubusa? Guys, ese urabona Niyori atagiye kuzira n'ikintu atazi n'icyo ari cyo? Guys, niba ugeze hano bwa mbere kuri Ibanga ikaze. Ndagusaba kugira ngo nibura umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ube wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tugenda muri niko byose tukogeza umunsi ku munsi. Kandi murabisukura muri abantu b'intwara hano kuri Ibanga. Kandi murabisukura muri abagaciro kuri filime yacu Ibanga. Icyo ngusaba rero ni ukutava hano kuri Ibanga ukoze subscribe kugira ngo ube umunyamuryango wuzuye. Ese guys, uratekereza ko Niyori noneho kuri ino nshuro araza gucikira he? Ese uratekereza none Niyori kuri ino nshuro ibintu yijanditsemo arabicika amahoro? Guys, turabizi ko Niyori nubwo nta kosa yakoze ryo kugira ngo abe yisanga hano, ariko ibintu byari kuzira ni ukuba atari umuntu wifatira icyemezo ku buzima bwe. Turabizi kuba Niyori kuri aka kanya noneho agiye kuba yaje mu rupfu, agiye kuba yisanga mu bintu byo kuba byanamwicisha ari we uba wabyiteye. Niyori ntabwo azi kwifatira icyemezo ngo avuge ngo agiye kwifatira umwanzuro ku buzima bwe ku buryo nta n'ikintu na kimwe cyamugeraho cyaturuka ku ruhande. Niyori akomeza kwizera buri muntu wese wahuye nawe, none ageze naho bimukururira urupfu. Niyori batumijeho abantu bagiye no kumwica. Ubu aka kanya ubu tuvugana Niyori ntabwo tuzi uburyo abayeho. Niyori bamufatiyeho icyuma. Niyori ubu ngubu tuvugana ku ijosi rye bamufatiyeho icyuma. Ese guys, uratekereza uno mugabo uhagaze kuri Niyori none araza kumubabarira? Ese uratekereza uyu mugabo uhagaze imbere ya Niyori araza kumugirira impuhwe? Guys, Niyori yihenuye kuri Ive amuziza kubera ko nta n'akazi yigeze amushakira, kandi ariko yamukuye mu rugo ari kumubwira ngo azakamushakira. Niyori yihenuye kuri Ive amwitandukanyaho kubera ko Ive nta n'ikintu yamumariye mu buzima bwo yamuzanyemo bwose. Niyori yafashe umwanzuro wo kuba yakomeza ubuzima bwe atari kumwe na Ive. Niyori yifatiye umwanzuro ku giti cye, ariko umwanzuro wafashe ugiye kumushyira mu byago birenze ku buryo none Niyori kano kandi tuvugana agiye kuba yanishwa. Niyori ntabwo azi ikintu cy'abari gukinisha icyo ari cyo. Niyori ntabwo azi abantu baba bari gukinisha abari bo. Niyori yifatiye umwanzuro wo kuba yafata akazi ke akagakora ku giti kitirinze yabwira Ive. None Niyori bahise bamwohereza abantu bo kuba bamwica. Niyori akibivuga ataranahaguruka abantu bo kumwica bahise bamugeraho. Niyori akivuga katandukanye na Ive abantu bo kuba bica Niyori bahise bamugeraho ako kanya. Ese guys, uratekereza ko Niyori kuri ino nshuro urupfu ararucikira he? Ese guys, uratekereza Niyori kuri ino nshuro amabanga ye yose ndetse ibintu byose byo yigize ngo agiye kugenda arabihisha Ive? Ese uratekereza Niyori noneho kuri ino nshuro atagiye kwizira? Wenda nubwo Ive yamushimuse ntabwo yamushimuse ngo abe yamugirira nabi. Wenda Ive nubwo twamurenganyiriza amakosa yose kuba ari wowe yakoze, ntabwo yabikoze kugira ngo abe yagirira nabi Niyori, wenda abe yamutandukanya n'umubyeyi we wenda burundu ku buryo yanamwica. Ntabwo Ive ikosa yakoze ari ryo kuba yashimuta Niyori ngo abe yamwicisha. Ive
turabizi ko iryo kosa atariko ryo kuba yicisha Niyori. Ese guys, Niyori abantu yizeye akaba agiye kubaha ubuzima bwe, noneho ko bahise bamwohereza umwicanyi ataranahaguruka ahantu yicaye arangije gutonganira na Yves. Ese Niyori noneho kuri ino nshuro arabyitwara mute? Niyori arifashe yijana mu rupfu kandi arimo kurureba. Niyori arifashe yishyira mu bintu by'urupfu kandi ari kubireba neza n'amaso y'abiri. Niyori yikoze mu nda. Niyori arifashe arigicisha kandi azi neza ko ibintu byose byari gukora umunsi ku munsi ari ibintu binyuze mu mucyo, kandi azi neza ko nta n'undi muntu n'umwe bafitanye ikibazo. Niyori ntago azi ko isi yose yamurakariye. Niyori ntago azi kuba yaraje muri Kigali ko hari umuntu biri kurya umutima ndetse byenda no kumanyura umutima we. Ese guys, uratekereza ko Niyori papa Kiramani kuri ino nshuro agiye kumukorera iki? Niyori bakimuha akazi ataranahaguruka bahise bamwohereza umwicanyi. Niyori kuri ino nshuro noneho ibyo birarangiye. Niyori ibyo harangire noneho kuri ino nshuro bigiye kumubana ibindi. Niyori yaharaniye ubuzima bwiza, ariko ubuzima bwiza bigiye kurangira atabubonye. Niyori ubuzima bwiza yaharaniye burangiye noneho bumupfanye ubusa. Ese guys, uratekereza Niyori noneho arakizwa n'iki? Yves akinjira mu nzu umwicanyi ahise ahagera. Yves niwe urinda Niyori nubwo ari wamushimuse. Turabizi ko Yves atamukorera ikintu kibi cyo kuba yamugirira nabi birenze ukuba yaramutandukanyije n'umubyeyi we ndetse n'umukunzi we. Niyori nubwo yangwa na Yves, ariko turabizi ko atifuza kuba yamugirira nabi ngo arengerere. Ese guys, noneho papa Kiramani bino bintu kabijemo ndetse akaba bijemo afite n'umujinya n'agahinda kenshi. Uratekereza Niyori hari amahirwe afite yo kuba yagira ubuzima bwiza kwa Kiramani? Guys, turabizi ko papa Kiramani yafashe umwanzuro kuba yafata Niyori akaba yamufungirana noneho mu nzu birenze ukuntu Yves yabikoraga. Papa Kiramani turabizi ko yafashe umwanzuro kuba yafata Niyori akamushyira ahantu ku buryo Niyori atazapfa yongeye kuba yanareba izuba, kandi Niyori azi neza ko nta n'ikintu yakoze, ahubwo Niyori we yifuza kuba yagira ngo ari no gukora akazi, kandi akazi kuba ari kumuha nako kuba bamwica nabi. Ese guys, noneho Niyori muri kubona nayo mahirwe yo kuba yafungiranwa mu nzu ari muzima, muri kubona ayo mahirwe arayabona. Niyori turabizi ko ubu ngubu tuvugana amahirwe yo kuba yanajya kwa papa Kiramani akaba bamuha akazi akaba yafungirwa muri iyo nzu bamubwiye, turabizi ko nta mahirwe afite. Turabizi ko ubu ngubu umwicanyi wa papa Kiramani yamaze kuba yagera kuri Niyori. Umwicanyi wa papa Kiramani yamaze kuba yagera ku mutwe wa Niyori. Ese guys, uyu mwicanyi wa papa Kiramani muri kubona araza kugenda amahoro? Ese guys, uratekereza uyu mwicanyi wa papa Kiramani araza kuva hano amahoro nta n'ikintu akoze kuri Niyori? Guys, abantu mukunda Niyori mumusengere cyane, abantu mukunda Niyori mumugire ku mavi wenda abe yacika irya none. Niyori ubu ngubu tuvugana ibyaga arimo ntabwo tuzi niba arapfa kubyikuramo, nta kintu kimubayeho. Ubu ngubu tuvugana Niyori ari mu magorwa, ntabwo tuzi ko iri kosa noneho ryakoze ryo kuba yizera papa Kiramani ntabwo tuzi ko rirapfa kuba ryamugwa amahoro. Niyori ntabwo yigeze abwirwa ukuri y'ikintu cyamuzanye muri Kigali. Yves yazanye Niyori muri Kigali, none agiye gutuma noneho Niyori kuri ino nshuro yishwa. Ese guys, Niyori namara gupfa Yves azatuza. Ese guys, Yves wazanye Niyori muri uyu mujyi akaba agiye gutuma noneho bamwiciramo. Ese Yves namara kubura Niyori burundu nibwo azatuza? Ese Yves ko yazanye Niyori amushimusa akamuzana muri Kigali ari ukugira ngo abone ukuntu agirana umubano mwiza na Nyambo? Ese guys, uratekereza Yves noneho Niyori namara gupfa uwo mubano mwiza Yves azawubanamo na Nyambo neza? Ese guys, murabona Yves kubana na Nyambo mu mutima umucira urubanza, murabona wazabishobora? Guys, turabizi ko Yves
nawe nubwo atifuza kuba yagirirwa nabi Niyori turabizi ko, ariko papa Kiramani uri hariya icyo kintu ntabwo yakihangana cyo kuba yareba Niyori ari kwidegemza, kandi azi neza ko hari ibanga afite mu mutima we byatuma atandukana n'umuryango we wose. Turabizi ko papa Kiramani atapfa kuba yicara ngo arebere, kandi azi neza ko umuntu uri hano ari icyago ndetse ari ikintu kigiye kurimbura umuryango we. Guys, Niyori ahantu hose hari kujya ari kwisanga mu byago, akisanga yahuye n'ibibazo kandi nta n'ikintu na kimwe yigeze akora. Niyori turabizi ko nubwo nta kosa yakoze, turabizi ko ariko abantu bose bamufata nk'aho ari umuntu w'amakosa, kandi Niyori ari umuntu urengana. Niyori kuri ino nshuro kuba agiye kwishwa, ese twabishinja nde? Ese guys, kuri ino nshuro Niyori kuba agiye kugera mu byago birenze ibindi, twabishinja Yves cyangwa se twabishinja papa Kiramani? Ese ibi byago byose imva n'imvano ni iyihe? Ese guys, bino byago byose biri kuzira kuri Niyori twabishinja Tereza mama we? Ese muri kubona byaraturutse he? Turabizi ko Tereza nawe kuba Niyori agiye gupfa, Tereza nawe bifitemo uruhare. Turabizi ko Tereza kuba Niyori noneho agiye gupfa kuri ino nshuro, Tereza nawe agiye kubigiramo uruhare. Niba uri umukunzi w'ibanga ukaba ukurikirana episode yose filime yacu Ibanga, turabizi ko Tereza iyo aba yarabwiye Niyori amabanga yabitse mu mutima we, Niyori akamenya ko afite murumuna w'i Kigali ndetse akaba anafite abantu i Kigali bamwanga cyane babana na Kiramani, turabizi ko ngubu Niyori akaba abayeho neza. Turabizi ko Niyori ubu ngubu tuvugana yakagiye atikanagira, azi neza ko ahantu hari kujya ari amahoro. Turabizi ko Niyori atakagombye kuba ari kugenda yishimye, kandi azi neza ko afite abanzi muri Kigali. Turabizi ko Tereza kuba atarasobanuriye Niyori ibintu byose uko byatangiye, turabizi ko ngubu Tereza nawe Niyori naramuka apfuye, Tereza nawe araba agiye mu bantu bamwishe. Tereza kuba atarasobanuriye Niyori kuva kera, nawe agiye guhita ashinzwe ibyaha. Kuba Niyori noneho bigiye kuba byamukomerera birenze ukuntu yabaga abayeho na Yves w'ikintu yamushimutse ni ukuba yatsindira umutima wa Nyambo. Ariko se uratekereza uwo mutima wa Nyambo arawutsindira mu gihe noneho ataraba ari kumwe na Niyori nk'ukuntu babaga babanye ngo anamucunge noneho namenye n'ahantu hari kujya wenda babane mu mahoro? Ese guys, uratekereza Yves kuri ino nshuro noneho harabahute atabona Niyori ruhande rwe? Guys, rero wowe icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo tujye dukomeza tujyana muri ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga. Kandi ikindi ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ubundi ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Ese guys, uratekereza noneho kuri ino nshuro Niyori agiye kubaho, cyangwa se urabona uyu muntu bamwohereje wo kumwica, urabona Niyori aramucika amahoro? Guys, icyo ngusaba ni ibitekerezo. Ese Niyori noneho aratakamba apfukame bamugirire impuhwe? Ese guys, wowe gukunda filime yacu Ibanga uyikundira iki? Ese ubona filime yacu Ibanga ibintu birimo bikunyuze? Ese filime yacu Ibanga ubona Niyori abuzemo yongera kuba nk'ukuntu yari imeze? Niyori turabizi ko filime yacu Ibanga ari uyubatse. Filime yacu Ibanga turabizi ko Niyori nawe kugira ibiho nawe nuko ariho. Ese guys, noneho kuri ino nshuro Niyori namara kuba yapfa, uratekereza Niyori noneho harabiki? Niyori nubwo buri ikintu cyose kiri ku munzira atakizi, ariko Niyori turabizi ko abuze muri filime yacu Ibanga. Turabizi ko filime yacu Ibanga yahita ibiha kurenza ukuntu yari imeze. Filime yacu Ibanga turabizi ko ari umuti, kandi mwese mukunda filime yacu Ibanga murabizi neza Niyori nabura muri filime yacu Ibanga turabizi ko irahita ibiha kurenza ukuntu izindi ziba zibishye. Ese guys,
uratekereza kuri ino nshuro Niyori noneho ararirenga? Uratekereza noneho kuri ino nshuro Niyori irya none riracya? Guys, rero icyo ngusaba wowe ni ukuba waba umunyamuryango wa VK Empire ukora subscribe kugira ngo ube waba umunyamuryango wa Miss Nyambo wuzuye. Ese guys, wowe twigarukiye kwa Kiramani ndetse na Queen wiwe, ese ko tuzi ubu ngubu ko Kiramani ikintu ubu ngubu arimo ni cyo kuba yajya mu bukwe akaba yashakisha uburyo yahura na Queen akamubwiza ukuri. Ese guys, uratekereza Kiramani kuri ino nshuro araza gufata umwanzuro muzima? Ese uratekereza Kiramani kuri ino nshuro afata umwanzuro kuba yagenda akegera Queen akamubwiza ukuri kose, akamubwira ko ari we James birirwa bavugana kuri phone, akaba ari we Kiramani birirwa bahura bakaganira nk'inshuti? Ese guys, ujye utekereza ko Kiramani nafata umwanzuro akaza akagera imbere ya Queen akamubwira ukuri kose ukuri inyuma, ese uratekereza Kiramani namara kubivuga Queen umwanzuro arafata ari umwanzuro mwiza? Ese Queen we namara kumva ukuri, uratekereza Queen araza kumva ukuri kose kuri inyuma akaza gufata umwanzuro wo kuba yababarira Kiramani, cyangwa se arafata umwanzuro kuba byatandukana nawe burundu? Guys, murabizi ko Queen nawe atari umuntu upfa kuba yakinishwa. Turabizi ko Queen ari umuntu uba wihagazeho birenze kuba yakinishwa. Queen ubu ngubu tuvugana nawe nagaze ikintu yakora kugira ngo abone ko umubano afitanye na James wiwe wongera kuba wabaho amahoro. Queen nagaze umwanzuro yafata ku mubano we na James ngabone iby'ubukwe bigenze neza, kandi turabizi ko James amuherura ihande. Turabizi ko James bahorana ndetse buri kimwe cyose bagikorana. Ese guys, Queen naza kumenya neza ko James wa nyawe ari Kiramani, ese uratekereza kuri iyo nshuro Queen umwanzuro uzafata ari umwanzuro muzima? Ese guys, wowe unatekereje ugatekereza ibintu byose byo Kiramani yakoreye Queen mu zina rya James, ese uratekereza Queen wanabitekereje neza uratekereza atamubabarira? Kiramani nta n'ikintu kimwe atakoze kugira ngo abe yagikorera umukobwa. Kiramani turabizi ko buri kimwe cyose Queen atunze ari we wakimuguriye. Ese guys, uratekereza Kiramani adafite amahirwe menshi yo kuba yabwira Queen ukuri akaba yamugirira impuhwe? Ariko guys, turabizi ko Queen nawe afunga umutwe, turabizi ko Queen atapfa kuba yamubabarira gutyo. Guys, rero kuri ino nshuro no turabizi ko hari ikindi cyago cyaje mu cyaro. Mutesi yagize guca yivumbura kuri Gahima, none Mutesi ibyago byongeye kuba byamuzira. Mutesi yivumbuye kuri Gahima, none yamaze kuba yishira mu byago birenze. Mutesi yivumbuye kuri Gahima, none Gahima yamaze kuba yatereza abantu bo kuba bamugirira nabi, kandi kuba noneho kuri ino nshuro Gahima yaje afite umujinya none urenze. Gahima yamaze kuba yashimuta Gahima yamaze kuba yashimuta Mutesi, noneho Mutesi ntabwo tuzi none ikiraza kuba cyamubaho. Mutesi yakinishije ibintu atazi ko bikomeye. Mutesi yakinishije ikintu azi ko cyoroshye, kandi Mutesi atazi neza ko ari ikintu noneho kigiye gutuma ubuzima bwe bwangirika burundu. Mutesi yakinishije Gahima amufata nk'umuntu uraho ngaho mujangweri, kandi atazi neza Gahima umutima we. Guys, umutima w'umuntu turabizi ko aba ari umutima mugari, ariko Mutesi yabifashe nk'ari ibintu bisanzwe, nk'ari umuntu uri kumukinisha, kandi atazi neza ko Gahima yanamugira nabi ndetse akaba yanamwicisha. Gahima turabizi ko yanagira nabi. Gahima turabizi ko atari umuntu uruhoreje ku buryo noneho bamukinisha ngo apfe kuba yicara gutyo arebere. Guys, rero turabizi ko ubu ngubu Gahima ntabwo tuzi ikintu cyaraza kuba yakorera Mutesi, kandi ntabwo tuzi no kuba noneho Papa Kiramani yohereje umwicanyi kuba yica Niyori, ntabwo tuzi nawe ikintu cyaraza kuba yamukorera. Guys, rero ntagutindiye, murabizi ko ngera natinda mu magambo.
murabizi ko byose mari gukora umunsi ku munsi rimwe mba ndi gukorera. Rero ndagusaba kugira ngo nuza kubura kuri episode ukurikira filime yacu Ibanga, ndetse nuza kubura kuri band sensero yose ya filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro hano kuri VKM, kandi murabizi ukuntu mbakunda cyane, kandi kongera duhure kundi episode ukurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane.